Amahoro y'Imana abane nawe inshuti y'umusaraba dusangiye gucungurwa muri Kristo Yesu kandi dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Nongeye ndagusuhuje mu izina ry'uwapfuye akazuka, aho uherereye aho ariho hose muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo wikina n'ubugingo, kuko ubugingo buruta imyambaro, ubugingo buruta izahabu. Nzanye rero ubutumwa busa naho bukebura nahawe numva umazemo nk'iminsi nk'ibiri, hanyuma kandi hamwe niyerekwa twagize ku murimo w'Imana ku isi yose muri rusange, ariko by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndibanda cyane hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ngira ngo muri kino gihe cya none hari benshi bavuga bati ese abahanuzi babaye iki, ese abakozi b'Imana byagenze gute? Inshuti yanjye, kino gihe ntabwo abakozi b'Imana babuze, ahubwo ikibazo gihari hariho ko abantu benshi estrasiyo satani yesitaye niyo bayobotse, kandi mu kuri ntiwarenganya abantu, kuko ibiri challenging ku bantu ni byinshi. Mu mubiri ntiwarenganya abantu, ariko mu mwuka hariho umugayo ukomeye, hariho igitutsi gikomeye ku murimo w'Imana hamwe n'abahamagariwe umurimo w'Imana. Reka rero dusenge. Nzi ko nkurikirwa na bake muri no minsi, ariko beza, bake beza bashaka kumenya, bashaka no guhugurika, ndetse njyashima n'Imana. Ntabwo Yesu yigeze avuga ko inzira ye abazayinyuramo ari benshi. Yarabivuze rwose mu butumwa bwiza, arabivuga ngo iyo nzira ifunganye ngo abayinyuramo ni bake cyane, ni bake cyane. Rero si igitangaza ko twashyiraho ikiganiro cy'iyobokamana, ubutumwa cyangwa ubuhanuzi bugakurikirwa n'abantu 300. Abo 300 mu gihe imbuga nkoranyambaga zamamaza ubwambure bw'abantu, zamamaza imyuka ya framaso, zamamaza ibyina gusa, ushobora gusanga iri kugwa mu bihumbi 20. Mu kuri wenda natwe ibyo bitubayeho mu buryo bw'umubiri tugakurikizwa n'ibyo bihumbi 20, ntabwo twabigaye. Ariko nanone ku banyamwuka bonyakuri nkatwe, ikindi ku bana b'ubugingo nkatwe twasobanukiwe ubugingo icyo ari cyo, ntabwo ubugingo twenda kubuguranisha views. Ntabwo twenda twugurana views, kuko views ni akantu gato cyane. Hanyuma icya kabiri, yaravuze ngo inzira ngari abayinyuramo ni benshi, ariko asobanura izo nzira zombi. Aravuga ngo inzira ifunganye ngo abayinyuramo ngo ni inzira iganisha abantu mu bugingo, kandi aravuga ngo inzira ifunganye ngo nubwo abayinyuramo ari bake, ariko ni inzira nziza, ni inzira isuzugurwa n'abantu. Kuko urumva ahantu hafunganye cyangwa ikintu gifunganye cyangwa ibintu bitoya bigaragara nk'ibitoya birasuzugurika no mu buzima busanzwe. Umuntu wicaye mu kintu kinini n'uri mu gatoya, uri mu gato arasuzugurwa. Byensire ni ibintu byumvikana. Uri muri binini arubahwa, niyo yaba birimo ari umunyamanyanga ateye ubwoba, arubahwa na bose. Hanyuma uri mu bitoya ntabwo yemerwa, ntabwo isi ntimwemera. nuko estrasiyo y'isi yesitaye. Reka rero dusenge
wowe wemeye kunyura mu nzira ntoya ifunganye, ukemera kumva iby'umwuka atunyuzamo, iby'umwuka atuyoboraho, reka dusenge. Ndakwinginze uze kumva buno butumwa, kandi ubu butumwa dutambutsa akenshi nta bikabyo dushyiramo, ntabwo tubikabiriza, kuko ibintu by'Imana si ngombwa kubikabiriza. Mu by'Imana yantoje kubwira bumva, utumva inyuma bafite ikizamwumvisha. Nuko mu Mana bigenda. Abahereye kera bavuga ngo ni iterabwoba, ngo ni ibiki, ngira ngo akaga kagwiriye isi kari kugaragara. Kugeza ubu abategeka b'isi ntibafite uko bagenza abaturage babo, guhera muri ibyo bihugu by'ibihangangiza Amerika n'ibindi. Nahoze ndeba amakuru ya bimwe mu bihugu bifite ubukene bukabije, abantu bari kwambuka baciye mu nyanja bakajya mu kindi gihugu, polisi irimo ibasubizayo. Ibyo ni ukubura control. Ibaze kugira ngo abantu barenga 20,000 cyangwa 15,000 bave mu gihugu kirimo umukuru w'igihugu, ntabafite uko agenza abo bantu. Rero management itavuye ku Mana iyo ariyo yose iraza gucanga abantu, iba abantu bigize ngo ntibasenga, ngo ntibashaka n'abanyamasengesho, ngo ntibashaka ko ngo n'abakozi b'Imana nyakuri bakora. Ibi byigeze kuba muri Isiraheli. Umwamikazi Ezebeli n'umwami ari we mugabo witwa Ahabu bafata abahanuzi b'ukuri, barabakubita rwose, abandi barabakingirana mu nzu z'imbohe, abandi barahunga bajya mu buvumo, bakaba ariho bagemurirwa ibyo kurya. Ezebeli yinjiza ibigirwamana mu nzu ya Israheli. Icyo gihe haba akaga gakomeye. Eliya abona ntiyabyihanganira, arahaguruka nk'umuhanuzi w'igiharamagara, aragenda mu mwuka w'Imana udasanzwe, imbaraga zamushoboje n'iz'Uwiteka, abwira umwami Ahabu ngo wishe abahanuzi, ufunga abandi barahunze bari mu buvumo. Aramubwira ngo guhera now today imvura ndayifashe, amapfa wateje mu Mana, abantu ntibafata ibyo kurya by'umwuka, ugakubita bukuri, ab'ibinyoma bakaba aribo bimye, ndayifunze. Aha bagira ngo ni imikino, kuko sometime abatumisha nyakuri bagaragara nk'abantu basuzuguritse cyane, ko Eliya ngo yari akagabo kagufi cyane, kamafuti cyane, ngo mu buryo physical appearance. Umwami Ahabu rero agira ngo nagasazi kari aho, n'abamurindaga baramureka. Ariko arababwira ngo kandi kugira ngo mumenye ko nta mikino ihari, igihe runaka ntegetse n'iki, arababwira ngo kandi nzayirekura mbishatse. Odi dalos again. Mbega amavuta Eliya yari yuzuye. Eliya ni umuntu udasanzwe. Hanyuma igihe kigeze, murabizi uko byagenze, simbijyamo. Eliya ahungutse atumira abahanuzi ba Bayali n'abashera n'ibiki byose, bajya ku musozi Karumeli. Inshuti z'umusaraba, turi ku musozi Karumeli, tugiye kuba ku musozi Karumeli bya nyabyo. Karumeli ni umusozi tugiye kwinjiraho mu buryo bw'umwuka. Niba warigeze ugira inzozi ukabona abasataniste bamwe na bamwe bari kukwemvita ngo bayoboke, cyangwa se akaba ari umuntu mwasenganye ukamugiraho iyerekwa rikugaragariza ko ari umusataniste, nashaka be apostles, nashaka be reverend, nashaka be pastor, nashaka be ari uwiyita umuhanuzi ukomeye, ndakwinginze mbere y'uko umwaka urangira,
fatikanya nanjye mu bihe byo gusenga. Uri mu modoka senga, mfasha dusenye ibicaniro kuko ubutumwa nahawe buraremereye. Urumva no gusenga bibaye nkaho binanira, ubwo nafatiyeho kuko nasenze bihagije. Hallelujah. Fata umwanya duhamagara ijuru, fata umwanya duhamagara Imana, fata umwanya duhamagare Imana idufashe gusenya ibicaniro. Icyo gihe Eliya, Karumeli, umwami Ahabu yazanye abahanuzi ba Bayali ngo bahera mu gitondo barikebagura, Imana yabo ntiyamanura umuriro. Ariko iyo biza kuba ari iby'umubiri Eliya yavuze bisanzwe, byari gukunda. Muri kino gihe abantu mbonye baha agaciro ngo abantu bafite ngo n'abantu bahagarara bakavuga ngo miliyari. Ntabwo ibyo bisobanuye ko umuntu afite Imana. Miliyari si isobanura ko umuntu afite Imana. Ikinyabiziga cyiza nagendamo cyangwa naha abantu sibyo bisobanura ko ndi umukozi w'Imana. Iyi miryango myinshi ngo reka ne kuyivuga mu mazina, ariko iyi miryango myinshi mwumva ngo ifasha ngo abantu bababaye n'ibindi, abenshi ni abaframaso, abenshi bakorana n'imyuka iri satanist, hanyuma bakitwikira umwenda wo gufasha. Ntabwo rero bisobanuye ko apostles wafashije, Reverend wafashije, si cyo gisobanuro ko ari connected n'Imana. Ibyo ni iby'umubiri bigaragarira amaso y'abantu, ariko mu mwuka reka mbabwire ko twinjiriwe n'imbaraga zikomeye. Message ya mbere Imana yamaye, Imana yambwiye ndimo senga ngo umuntu wese witwa umukristo aho ubarizwa aho ariho hose, senga Imana iguhishurire umuntu ukuyoboye. Ndabizi ko bamwe mutazabyitaho kuko iyo tubivuze gutyo ababahedinze bo babikora mbere bahita bahuma amaso mbere. Ndasa naho natatse ibintu bidakwiriye, ariko nuko nyine nyobowe, nuko nyobowe. Umwuka yavuze ngo vuga ndavuga, ntawampagarika. Ndabizi ko bamwe muri mwe mwaragambanye bimwe bikomeye, nagiye ngera naho mbona byarangiye, ariko ntidufite ubwoba habe namba. Iduhamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabidukorera tujye tunyura mu myanya y'intoki yanyu. Mu Kristo senga ubaza Imana ngo umpedinze, unyobora mu idini ni muntu ki. Muzayishurirwa ibintu bikomeye, kuko Imana yambwiye ngo sinerure, ngo igiye gusura buri muntu wese uzayitakira avuga ngo mpishurira, kandi izaguhishurira. Twabonye imyuka y'ubutinganyi izamuka, tubona abandi bantu twitaga abanyabwenge n'abantu twigiragaho n'abantu twafatiragaho icyitegererezo bari guhakana bavuga ngo ntabwo ari imyuka, ngo ntabwo ari amadarapo ngo y'abatinganyi, kandi already ubwoko bw'Imana bwari bumaze gushirwa mu maboko y'umwanzi. None se bikurikiwe n'iki? Nyuma yaho twahuye n'intambara zingana iki turi kurwana n'uwo mwuka? Usibye ko Imana itureberera idahumbya,
itanasinzira, ugira ngo mu bantu bahagurukiye kurwanya umwuka w'ubutinganyi abari kubirokoka ni bangahe? Cyambere byarimo amafaranga, icyakabiri birekejwe n'imyuka y'isi y'abategeka b'isi n'abakomeye b'isi. Kugeza ubu hari imbuga zamamaza ubutinganyi, imbuga nkoranyambaga, ariko izo ntawazikoraho. Ahantu abantu baba bubikiriye bose ni kuri izi mbuga z'abakozi b'Imana batambutsa message Imana yabahaye, kugira ngo akagucika ukazire. Nagiye mbona abategeka b'isi bamwe na bamwe bafata imyanzuro akavuga ngo umuntu uratingana mu gihugu cyanjye mu mutwike, nta mikino igomba kuza ku kintu cy'icyaha kiri kurimbura abana bacu. Rero buri mukristo wese mfite message ngo nasenge, sinitaye ko bikurikirwa n'umuntu umwe cyangwa babiri, ariko wowe Imana izakumpembera. Buri mukristo wese aho abarizwa asenge, Imana iraguhishurira ukuyoboye uwo ari we, kuko Imana igiye gucangura mbere y'uko uyu mwaka urangira. Igiye gucangura, igiye gukubita ibintu hasi, kandi muzabibona. Amezi asigaye ngo umwaka urangire, Imana igiye kongera gukubura, yongera ikubita umwuka wa Satani. Imana yemeye ko Satani agera mu kirere, n'abamukorera bamwamamaza bagera mu kirere, irabareke. Rero iyi Imana igiye gukubita Satani banza kumupromotinga, kugira ngo nimuhanura akuba ijosi ku karubanda hahurure benshi. Cyakabiri, umukristo wabaswe n'umwuka w'ishyari n'amagambo n'inzangano n'ubugambanyi, reka nkubwire ngo nicyo gihe cyo kwezwa, nicyo gihe cyo kubana n'Imana, nicyo gihe cyo kwegerana n'Imana. Igihe kirageze ngo abantu mumenye ko mugomba kuba maso. Niba atari ubugingo urimo urakina nabwo, ubugingo urimo urakina nabwo. Nagiye kubona mbona abitirirwa izina ry'Imana benshi bari kunywa itabi, abandi bari kunywa inzoga. Mu buryo bw'umwuka ibyo bisobanura umwuka w'amagambo, gusinda iruba ry'amagambo. Twinjiye muri cya gihe abantu batagikunda n'ababo, twinjiye muri cya gihe abantu batagikunda n'abashumba babo b'ukuri, kuko iyo mvuga gutyo Imana iraza kuguhishurira. Reka kumva ibya runaka na runaka, wowe senga ubaze ngo uyu muntu ni muntu ki. Hari abo muzajya kubona mu mayereko yanyu, mu nzozi zanyu, Imana ikababazanira bahagaze, ukabona bahindutse inzoka, abandi bahindutse amapusi, abandi bahindutse ibikoko bibi cyane. Abantu benshi bambaye isura yo gukorera Imana, ariko barahakana imbaraga z'Imana, barahakana kwera kw'Imana, barahakana ubutware bw'Imana. Kwera nta kuba arimo. Ibyo abantu bavuga si byo bakora. Sindiho ngo nshimanza, ariko yerekwa nagize ijwi numvise rifite imbaraga, ryari riremereye. Imana irababaye. Hari n'abandi bantu bafite imyanzuro yo gusenya ibyo bicaniro, ariko inshuti z'umusaraba dukwiriye gufatikanya
dukeneye gushira hamwe. Imana yarambwiye ngo ubumwe bw'abana b'Imana burabuze. Mu bantu benshi bagiye kubura ubugingo kubera kubura urukundo muri bo. Bibiliya iravuga ngo nubwo navuga indimi nk'iz'abamarayika ariko ntafite urukundo ntacyo bimaze. Nta rukundo ntacyo bimaze. Nahanura inyenyeri zikamanuka ariko nta rukundo ntacyo bimaze. Biravuga ngo umuntu udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Rero turajya he? Turajya he? Ijuru tujyamo ni irya ba data wacu bavandimwe bakundwa muri Kristo Yesu. Twiminjiremo agafu dusubire ku rufatiro. Uwiteka ateze ibiganza. Ubu muri uyu mujyi wa Kigali ibyo byose ubuhanuzi, ibi ngiye kuvuga si ubuhanuzi, ni ibyo mbona. Abantu benshi bari gushora amafaranga mu kugira ngo bagenzi babo bamamaze ko ari abantu b'Imana. Umuntu akaterwa amafaranga akayajyana ku kinyamakuru ngo bajye bavuga ko ari umukozi w'Imana w'ukuri. Kibyo narabyanze rwose. Menyekane cyangwa si menyekane, nuko na byose nabyo ni umuruho. Hari uwamenyekanye azapfa, hari utamenyekanye azapfa, umunyacyubahiro azapfa, n'uworoheje azapfa. Twese ni muri metero imwe. Andi magroupe ariho ngo arwanya abakozi b'Imana ngo batumanure. Wese uramanura utazamuka. Cyangwa mwibwira ko kuzamuka nuko abantu babi bihangange ibyo ntawe utazi inzira yanyura, ariko Imana nayo yabikora. Kandi si nabyo bituraje ishinga. Kristo tuvuga ni yamamara. Twe turi ibyana by'indogobe bimuhetse. Haleluya. Ndiyo mpamvu nababwiye ko gucanga hano kuri urubuga ntibizabaho. Nimbona naniwe nzavuga ngo ndananiwe, narinzi byo kwizerwa, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Uru rubuga rujye ku isoko nabwo, cyangwa se ndugabira umuntu n'ubundi ukomeza iyobokamana. Hanyuma nanjye njye mu byo ngomba kujyamo, njye mu kiruhuko, niha akanya ntekereza. Ariko Kristo si umunyantege nke kugeza kuri urwo rwego yaturekurira mu maboko y'umwanzi. Abandi ngo barazimye, ngo dore ngo ntabwo twebwe turiyumvamo umwuka we. Iyo dufitanye ubusabane n'Imana ibyo biraduhagije. Ntabwo kwirirwa tuzenguruka twagiye ari byo bisobanura ko ngo turi ibihanganye. Kandi ngira ngo na invitation nagiye mbona zinyemvita kujya kuyoboka iyo myuka ntabwo zari nke. Ariko sinakina n'ubugingo. Ntugakine n'ubugingo nshuti yanjye. Ubugingo Yesu yabutanzeho ikiguzi gikomeye. Ubugingo ntiwabugura muri Simba supermarket. Ubugingo ntiwabugura muri Kenkayeri. Ubugingo ntiwabugura ubugingo ntiwabugura, ntabwo wabugura Dubai Port, ntiwabugura mu Bushinwa ngo babudeduwane. Urakina n'ibintu n'abazungu b'ibihangange batatanga amafaranga ngo babibone. Abahanga mu isi ba Elon Musk n'abandi ntabwo yatanga amamiliyari, afite n'amatiriyari n'amabiliyari n'ababiliyone, ariko ntabwo nta kintu yakora ngo agure ubugingo. Mwe murakina n'ubugingo.
ubugingo. Imodoka igatuma ubugura. Hari umushuti wanjye umwe yambwiye caca imwe ikomeye hano muri iki gihugu. Bamwe nyine murabizi muraza wanga ngo na amashyari nta shyari ngirira abakozi b'Imana cyangwa se n'abiyita abakozi b'Imana, kuko Bibiliya yagiye yarambwiye ngo ntukagirire umujinya, ntukarakarira abakora ibibi. None se nyine ni ibibi nyine. Arambwira ati nagiye ahantu rwose niyo baguherekeje munsi ya y'ibihumbi 500 ntabwo babikora, baguha hejuru ya 500 wigishije. Tagase ayo mafaranga umuntu wakora iki ngo ayabone? Ese nta nubwo mushobora gushyiramo inyurabwenge? Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya. Ni ukuri kw'Imana. Noneho arambwira ati nararangaye n'umuryango wanjye ngujyanamo, ariko numvaga nyine ari ugusenga bisanzwe, ari ibintu bisanzwe. Ndabivuga nti Mana. Arambwira ngo ariko icyagiye giherekeza ayo mafaranga nuko ninjiye mu bihe bikomeye bibi cyane bitigeze bimbaho mu buzima. Ndavuga se ibyo bihe winjijwemo ni ibihe nyabaki? Arambwira ngo ubuzima bwanjye n'ubw'umuryango wanjye. Yari umugabo. Arambwira ngo kuva natangira kwakira ubwo butunzi bwaho hantu, nkaba mu mahoteli banjyanyemo ngo kunyishyurira, urugo rwanjye rwabayemo umwuka unaniza umubiri wacu. Ndase ngukorera iki? Arambwira ngo Apostle ndambikaho ibiganza. Ndabanza numvijwe icyo riganira nanjye. Imana irambwira ngo uramusengera bohoke, ngo ariko n'ubundi uzamubona yasubiyeyo. Harimo nushaka kuvuga ngo wowe ngo ntufite uburyo, reka nkubwire tekinike abandi bakoze ngo bajyeyo zari kuzananira, kandi sina ngombwa ngo nge no muri izo nzira zabo ntawe utazi aho yanyura. Njya ntangara iyo mbona abashumba bamwe na bamwe muvuga ngo nta kuzimu kubaho, ubwo muranahakana ko nta satani ubaho n'abadayimoni ntibabaho, mugakana ko ngo ikuzimu hatabaho abantu batajya ikuzimu. Bajyayo ubihakana. Simbe wenda ngo shinga urubanza nawe, kuko ubu ni kubwenge bwawe bungana nyine. Iyo wigisha ibintu wisenya ukavuga ko nta kuzimu kubaho, ubwo nta n'Imana ibaho, ubwo nta na satani ubaho, ubwo nta n'ijuru rihari, wivuga rero ubusa. Reka kuyobya abantu, mureke kurya indimi, muburira abera, muburira itorero, muburira umukumbi wa Kristo, mubwira abantu ubwami bw'umwijima uko bukora. Niwo muhamagaro wacu. Narahiriye kutazihanganira inyigisho z'ibinyoma uko zaba zimeze uko ariko kose. Uratekereza umuntu uvuga ngo ukuzimu ntikubaho? None duhanganye n'iyihe myuka? Pawulo yarwanye n'iyihe myuka? Yagambanirwaga n'iyihe myuka? Yishwe n'iyihe myuka? Ba Stefano batewe amabuye kubera iki? Yesu ubwe yavuze ko azubaka itorero kuri Petero.
aramubwira ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganyeza. Yesu Kristo we ubwo arabyivugira ko ikuzimu hahari kandi hariyo n'amarembo. None Bibiliya yanyu mwanditse bashumba ni yihe? Ni ibihe murimo? Mwavumbuye iyihe yindi Bible ibemeza ko ukuzimu kutabaho, abakorana nako batajyayo? Ni yihe? Yesu mwafashe wundi utari Kristo umwana w'Imana ninde ngo abantu babimenye? Mwituma abantu babaho mu karindagiza. Ukuzimu kurahari, n'abakorana na Satani barahari, ariko n'ijuru rirahari, n'abana b'Imana barahari. Haleluya. Rero uyu munsi wa none naratangaye. Naratangaye, Imana message yindi yamaye yarambwiye ngo abakozi banjye nyakuri ngo bakubiswe inyundo na Satani mu mitwe. Abandi baratambwe, abandi baragurishijwe. Meruka mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka kurimo kurangira, meruka kurara mpanganye n'umuntu wiyitirira izina ry'Imana uremereye muri iki gihugu, ari gushaka ngo kunsiga amavuta mu mutwe ngo ashireho ibiganza byiwe, ngo ndimo mubwira ngo no no no. Nyamara ibi bintu abantu basakuza, bamwe bakavuga ngo hoya, ngo ni dadi wacu, ngo hoya, ngo ni mami wacu, ngo hoya, ngo mami wanje, ngo mumugirira ishyari muramwanga, ngo papa, ngo dadi wanje, ngo byarabayobeye. Abandi mugahaguruka mukamera amahembe, mukenda kurya abantu. Uhagurutse atanga ubuhamya avuga ati jewe nabonye umuntu ari dayimoni imbere yanjye, mugahaguruka mukavudukana kuko ari abatindi badafite pfo na ruguru batana kwivugira, abandi mukabasibisha ibiganiro. Ibi bintu muzabyicuza bamwe, kuko ipfubyi yumvira mu rusaku. Umuntu mangana nawe mu nzozi nkangutse ndavuga ndikanga. Hari bene data bamwe nabonye bahangaye n'amazina, baravuga rwose amazina yawo. Amazina ni muyareke, mwe nimuvuge abera bumva ururimi rw'Imana. Intama zanjye zizi ijwi ryanjye, iyo nzihamagaye ziritaba, nazo iyo zimpamagaye nditaba. Twebwe ababwirwa tuba twumva kuko dufite n'ibihamya. Imana yarambwiye ngo ikirere cy'abakozi nyakuri muri iki gihugu cy'u Rwanda cyarashenywe. Hasigaye abanyabinyoma n'ibisitumbagije. Hasigaye abantu, umuntu utakubwira ngo reka kujya kuraguza, uko arakubwira kureka kuraguza, nawe araguza yirirwa na Satani amubwira ngo cira hano, ngo akongera agacira hano, yirirwa aciragura imbere ya Satani. Nta mpumyi yarandita indi muntu, zose zagwa mu mwobo. Imana arambwira rero ngo irashaka ko abakozi nyakuri twongera gusenga, utarangirika, utarandura, utarazana Imana yo muri envelope, nasenge. Nimusenge mutagwa mu moshya, mureke dusenge. Imana mbere y'uko umwaka urangira, ndabibibwiriye, niko yambwiye, igiye kongera gusenya ibicaniro by'umwijima biri gukorera muri iki gihugu cy'u Rwanda. Harimo sinzi umuntu wambwiye ngo, sinzi umuntu wanditse mu comment yarambwira ngo ariko ngo ubundi ngo mu Rwanda ngo niho honyine ngo Imana ivugira, ngo ivugisha abantu,
ngo niho honyine ngo Imana izateza ibyago, ngo abantu ngo niho hari abanyamasengesho. Reka nkubwire inshuti yanjye, igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu Imana yatoranije kugira ngo bizavuge ubutumwa ku isi. Kiri mu bihugu Imana ihozaho ijisho, higikuraho ijisho. Uzarebe ubuzima tubamo ni nk'ubw'Abisiraheli mu butayu. Ubuzima tubamo udakomeza umutsi ntiwabushobora. Kandi abana b'Imana nyine nta mikino. Bibiliya iravuga ngo uwo nkunda namucyaha. Niba ibindi bihugu bamwe barabaye ibica, none ubwo Imana ijye muri Tanzania aho badandika uburozi ku mugaragaro. Mu Rwanda ntabwo wacuruza uburozi ku mugaragaro. Uwo ni igihugu cy'Imana, ntabwo ari igihugu cy'abantu bonyine. Ni igihugu Imana ifite mu biganza. Ni igihugu Imana izakoresha ibintu bikomeye, muzabibonesha amaso yanyu. Abahanuzi ba Bayali, abimikwa ba Bayali, ibigirwamana byabanje kwimikwa, nibibanze bikore. Nyuma yabyo hari ububyutse bukomeye, aho umuntu azajya avuga Imana inkuta zikanyeganyega. Dikipiri daros. Dufite amayerekwa aremereye kuri iki gihugu. Rero why not icyo gihugu se Imana itahora igikebura, ikebura. Bwa mbere mu mateka ndatekereza ko iki gihugu ari cyo gifasha umwanzuro wo kumena inzoga zari ziri kumara abantu. Ndabizi ko ababiri inyuma nimwabyishimira ko mbivuga gutya, ariko nta n'uruhande mbogamiyeho, kuko jye mu ruhande rwanjye ibyo by'inguvu, ibyo bya mudunda ubwonko bw'Abanyarwanda murabudunda. Noneho n'abantu baceceke se, tango za muri turengo za yewe muntu ngo cunga umuntu ngo mumanura ntuza ngo mukimutini. Ibyo bitindigasani ntago Imana yabishakaga muri iki gihugu. Imana ihozaho ijisho. Yemwe reka mbamenere ibanga, isengero zifungwa, nafashe umugambi wo kujya gutangira ahandi umurimo w'Imana. Ijwi ry'Imana ngiye gusenga, Imana irambwira ngo gumiye Yerusalemu, ngo kubera ko ndacyakubona mu muma, uvugire aho ugomba kuvugira, abakumva bazakumva kandi ntacyo uzamburana. Yemwe ndasa nabi, yemwe twarananutse kuko zafunzwe, yemwe twarasabirije ku mihanda. Imana yarambwiye ngo uwo nahamagaye namutungira no mu giti, uwo nahamagaye namutungira n'ahantu abantu badatekereza, uwo nahamagaye. Cyane ko twebwe umurimo, cyane twebwe tugitangira umurimo, akenshi dushyiramo ntabwo dukuramo, ko dufite uwo mutwaro wo kuvuga Yesu ukuri. Reka mbabwire ko rero ntabwo byarangiye. Ibigirwamana bizamenagurika, nyabingizi zata agaciro. Ibyo bintu byari byarabasa abantu, iyo migozi zaturagurika. Ibiyobyabwenge bizashira mu rubyiruko. Ariko rubyiruko bagenzi banjye, ubundi mubona urubyiruko rw'abarokore, abarokore b'urubyiruko mubona tumeze nabi koko ku buryo mutayoboka Imana. Ubu se nkawe wamwaga biriya bintu ukaba uri kubona amakuru y'uburozi bwari burimo, urumva ari byo byiza? Ngaho ko ariko ngo nitwe twasaze, turi intiti twarahishuriwe, twamenye ibikomeye. Abanyamasengesho nyakuri, bashumba nyakuri, bahanuzi nyakuri, bavuga butumwa nyakuri, nimwinjire mu bihe byo gusenga, dusenye ibigirwamana. Satani afite gahunda yo kunaniza buri muntu wese ugihagaze, wamwambura ubugingo.
ndakumenyesha ko nta madolari satani atatanga, nta nzu ataguha ariko ukarekura ubugingo, nta kintu atakora icyo ari cyo cyose, yanakwimanika ariko ukazabura ubugingo. Rero ndiho ngo ngushishikarize ngo ntugurishe ubugingo bwawe ku mwanzi, ahubwo wemerere Imana ikugenge, ikuyobore, kandi izabana nawe. Nkoze iki kiganiro numva ndi mu mwuka w'ifuhe ryinshi, ndatekereza ko aribwo sinarimerutse kumara n'iminota ingana gutya, ariko mukuri mureke tube maso. Imana igiye gusenya ibicaniro by'ibigirwamana. Abantu mwikonekise na Framaso, tugiye kureba nimba ari Imana, niba ari Imana nyamana iri kumwe nawe. Ibyo bicaniro tugiye kubihirika. Nuko bimeze, twafashe imyanzuro hamwe n'ijuru byarangiye, kandi hari umwe wanyeganyeze. Twasengeye umuntu, ibintu bimurimo birivuga bitangaza umuntu umwe wari umeze nabi rwose, abantu bose yabamaze. Nanjye igiterane cye yigeze kuntumiramo, ndagenda ntarahishurirwa, Imana irandeka ndagenda ngezeyo. Yararitse abashumba muri iki gihugu benshi, twagiye buri muntu wese amushyirira muri envelope amafaranga, nta n'umwe wayagejeje mu rugo. Nje ndi mu nzira, nari mpfiriye mu nzira, bahise banteza impanuka ikomeye kubera amazina yanjye yari yasigaranye. Nese ubwo twicare dutuze ubwoko bw'Imana burimbuke buzize kutamenya? Erega hari abantu bashaka gukizwa, erega hari abantu bashaka kwegera Imana, ariko ntibazi by'ukuri. Ibitambo biratangwa umunsi ku munsi. Mwebwe se murabona izi mpfu ari impfu zisanzwe? Impfu z'abantu b'imyaka 32, impanuka z'imodoka z'abantu batwariye, imodoka zitwariye abantu hamwe. Why not tutamara umwaka nta mpanuka ibaye? Satani tugiye kumwima amaraso y'abera. Abo turi kumwe banyitabe muri comment bavuge ngo ndahari, uvuge ngo ndahari. Ndabizi ko ari na bamwe muri hanze mwamamagaye turaganira, bamwe murambwira muti twahishuriye ibi nibi kuri uyu nibyo, uko niko kuri. Ariko noneho igihe kirageze ngo twanga gasuzuguro k'abadayimoni. Nibiba ngombwa iyi ntambara y'umwuka tuyigwemo, ariko je namaze kumaramaza. Ubu noneho ngaruye ya masengesho ya kera amwe y'ubwiyahuzi. Abana bawe baba banyuma mu ishuri, abo umupfumu babaye abambere, nurangiza usinzire ngaho ryama. Imana itugirire neza, Imana ibafashe. Munyemerere reka nkore part 2, banze ngaruke mu kanya. Imana ibagirire neza. Ntabwo nsoza nsenga, nuko umwuka yamishuriye ibintu, kandi iteka ntabwo tuzajya tuvuga uko bishaka, kuko ntabwo umwuka utugenga ari injiji ku buryo tutazi ikirere duhanganye nacyo icyo ari cyo. Amahoro y'Imana bane nawe, kandi ndagushishikariza kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga. Imana iguhe umugisha. Wowe wakoze subscribe, wowe ukunda gukora like, wowe usharinga ubu butumwa tuvuga, nawe uri umuvuga butumwa bwiza. Jya ubikora uvuge ngo nanjye mvuze ubutumwa fatikanije n'intumwa y'Imana kuvuga ubutumwa. Buri ntumwa yose igira uko yahamagawe, kandi rwose reka tubabwire ko tutagize uruhare kugira ngo twebwe tube intumwa. Imana yabidutoranirije gutyo, tubaba umuhamagaro gutyo. Rero Imana ishimwe ko ariyo kwizerwa, kandi yabonye ko turabo kwizerwa tukabira umurimo wayo. Shalom, Yesu abamugisha.